bigize indiscipline babaye abasazi babaye ibyihebe bavuye hanze bisha abantu bagera muri gereza bakanga guhinduka kugira ngo komeze bya bindi baba bari hanze yageragayo bakimwakira bavuga ati niba utemera guhinduka uburoko bwawe ntabwo uzaburangiza nizi saha nungu nubwo nino dose yanarangira yitegure uko azaza izindi Kayumba yinjiye gereza ya Nyarugenge pe wayigeraga mu kibazo niba ari gereza sinzi niba ari na gereza niba ari n'igihugu simbizi habaga muzo bita za kaci bamwe babajura bagufata bakakuniga akagufatira inyuma aho kwambura haye cyageze ukaba utajya kuri toilette ninjoro uri muri gereza ninjoro hari ahantu rwose utanyuraga ninjoro hari ibintu by'ibisore biterura ibyuma kigata kigufunga kaci ati mpereza se kikakwambura se kikakwahugika naho ubwira tugende muri sha tugiye kumpereza ubundi magerage yari imeze itabi bega nuvango hari ameze no se habaga yabegenti ibintu by'amatransfer y'amamitaka za mituyo mbere habaga y'amabegenti umuntu yakorezaga amafaranga ari hanze ugahita uyabikuza cyangwa wanayakorera kugira ngo utayaraza muri gereza ukayaraza hanze gereza yiteye nabi ikintu cya mbere cyahise kinamurakaza cyahise kinamurakaza urabona nk'aba DJ kumwe burinda baba bategereje ko abantu binjira arutuni baba bari gucuranga muri zo bafure akihagera umudije wari uri kuri umunyamakuru wari uri kuri radio indirimbo yacuranze n'indirimbo ya Bruce Melody yitwa Ndakwanga nushaka naho ira ndirimbo abantu barayikubitiwe aho gusomera ku rutonde arabisoma kandi naho ubizi amafaranga ufite amafaranga nayazana ufite amafaranga nayazana yandikisha wenda abantu ntabwo bagize icyizere ko amafaranga wenda n'undi hari ahantu haberagamo ku munsi hinjiramo 25 zikarazinosohotse urumva ubwo bucuruzi bwahaberaga bwahagaze umva rero bimaze gupakirwamo abo bita baribwe bitambitse imodoka itwaye ibyo bintu ngo nisohoka muri gereza n'imbere muri gereza n'imbere waje akozari niki cyabiteye ubwo urumva abo ngabo rero bafashe imodoka bayitera amabuye yarasiye ipakiye byabe cyapakiye byabe ko nabo mwadutwara ibyo bintu ngo nabo mwadutwara ibyo bintu ngo nabo bibaho Sadiki rero muri uwo mugoroba imodoka yasohotse abahoze igipangu umuntu wese wari uriyo uwo munsi n'abajya kuburana bagiye kuburana nuko ari Sadiki utanze uburenganzira Sadiki rero muri uwo mugoroba yakoze operation yo kubohoza igipangu abari bituba generali uyobora igipangu Sadiki n'izindi nyeshyamba yatoraguye ze zabaziza yamagaya mwete y'imodoka mwatagira icyo bahomba batamitsemo n'itabi bakigera aho n'umusekretari yama bati Sadiki atanga amabwiriza avuga ngo nta muroko n'umwemerere kugira gute gusohoka iyo gihe niba twarumva bamwatiri bonaneshe Kayumba wenda ukintu ubundi kintu cyari kiriho nukunaniza tukagaragariza ko Kayumba tutamushaka wakagenda hakaza undi masasu hejuru ubwo yumvisha isasu rivuze ushiribuye hasi ubwo abantu bariruka ubwo urumva nibwo wenda RCS abacunga gereza urasa rero ubwo wese waho wari uri hose wahise wunamura avuga ati n'ibintu bijemo n'amasasu uri no mu gipangu umva ko haye ubanga abantu bose bajye mu kibuga bahabwa amabwiriza mashyashya uko ibintu byanditse niba RCS niba abafungwa gereza bari kurwana na leta bari no mu gihugu kandi bari icyo kiri kubacungira umutekano ubu noneho byabaye ngombwa ko umuntu wari ukiri mu gihodi kugira ngo ava aho mu gihodi yari kugira ngo atugereho rwose abo ni babandi uri kumva ngo bafite ibibazo abana mu operation kugira ngo babone ki Sadiki wari wabohoje wabujije abantu gusohoka ari umuroko kundi umuroko ni nyabaki ngo Sadiki agenze gute aboneke ariko nuvanga abantu babarimo reka da barimo ntawe niyo mpamvu rero n'umuntu wese utaraje yahuye n'ingaruka zikomeye cyane ubwo yari umufatanya cyane na Sadiki none Sadiki bamusanze yihishe mu ivarisi uyo yifunze simbizi ivarisi barayikubise kuyobora gereza irimo ibiyobyabwenge no mu gihugu batabishaka ubwo Kayumba yageze abona ntabwo yabishobora nibwo yagenje gute yazanye iyo kipe mwumva yaje muri gereza ya Nyarugenge ikabica bigacika uno ni Herodani Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe
Yes, ibihe byiza cyane tubaha ikaze mwese abadukunda ndetse n'abadukurikira. Iyi ni Impanuro TV. Nk'ibisanzwe tuganira n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, tugera mu bice byose, kuko itangazamakuru ntekereza ko nta mupaka rigira. Icyo ubona ukwiye gusangiza abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bose kikagira icyo bibamarira, cyangwa se igitekerezo cyawe. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo by'umwihariko, kuko turi mu gihugu cyiza cyane. Uyu munsi kuri kamera twakiriye umutumirwa. Ni umutumirwa udasanzwe cyane, kuko mu bihe byashize ntekereza ko derukana gukorana ikiganiro ku rupfu rwa Jay Polly. Ni ku rupfu rwa Jay Polly niho derukana gukora ikiganiro. Ntekereza ko muri ya minsi ari nabwo wari usohotse muri gereza ya Mageragere. Na nyuma y'aho hari ibindi biganiro bike twagiye dukorana bijyanye n'ubuzima bwa hariya, ariko urumva hashize igihe kirekire, imyaka 2 se n'isi. Imyaka 2 iri jirarenze. Ubirarenze uvuye i Mageragere. Shize imyaka 2 n'igice. Ubuzima hanze bumeze gute? Ugereranyije nuko bwari bumeze mu gipangu. Hanze byanze bikunze, hanze byo hatandukanye no mu gipangu. Ku rwego rwo hejuru hanze hatandukanye no mu gipangu ku rundi rwego, kuko hariya ni nk'arindi si, hano naho ni yindi si, kuko hano bahita mu gihugu. Ubumva rero umuntu avuye hariya nuvuga ngo uriyo ukigerayo nugutangira kubaza ati mu gihugu bimeze bite. Utsize mu gihugu bimeze bite? Uhita wakirira irindi hungabana ukumva ko ahubwo ahure atarimo ari mu kindi gihugu. Ubwo rero ibintu nabyo bana nabyo wanatawa batungiye mu gihugu, ubasaza ati ngiye mu gihugu, kumva akagira ngo uvuye mu mahanga. Ese baba barimo hariya bumva uri mu kihe gihugu? Kucyo baba ati uvuye mu gihugu bimeze bite? Amakuru yo mu gihugu babumva aho bameze bati ni hanze y'igihugu ni bitewe n'abantu busanzeyo cyangwa kurumva ujyayo ugasanga y'abandi, ukavayo ugasiga y'abandi. Nuvuga ngo usangayo rero ugomba gufata imico yabo y'abantu bari. Urumva abantu bari usanzeyo bo bamaze kwishiramo ko kiriya atari igihugu, ari mu gihugu nyirizina, ari ikindi gihugu bo bagenda gute bari. Ubwo urumva ugezeyo ugomba kwirefera kuri bo, naho kumva ko nawe ni ikindi gihugu ugezemo. Gusa nyine hariya ho no hanze haho bihurira ku rwego rwo hejuru. Ntabwo biba bigoye cyane, ariko se iyo ugezemo hari ubwo ibintu biba bigoranye cyane nk'umuntu mushyashya ubwo bimugora cyane. Umuntu rega ikintu cyose buriya gufungwa ntabwo ari ibintu bisanzwe. Gusa wenda nk'umuntu wahabaye nta bintu bikaze, ariko kugira ngo winjireyo ujya kugera n'ubundi wumva ko wipfiriye birangiye. Urumva rero naryo nihunga abantu tunga ukumva ko wapfuye, ubundi bahita ngo mu mva y'abantu bazima. Abantu bariyo pe bahita mu mva y'abazima, ubwo nugeze bakakira ati kaze neza mu mva y'abantu bakiriho. Ubwo urumva rero ariko gereza ni gereza. Nubwo abantu bajya bavuga ngo biba byose ngo ntacyo babitwaye, ariko abantu bumve ko gereza ari gereza, ahubwo birinde ibyaha, birinde inzira zabatuma abantu bajya Mageragere. Ni ukubyirinda byo, kuko amategeko nayo bari hanze aha ngaha abakureba. Iyo ukoze mistake gatoya itegeko ritari gufunguka agenda. Ni byiza cyane. Tugiye kuganira ku kiganiro nifuje ko uyu munsi nza kuza kuganiraho, nibyo natangiye mvuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo cyangwa se no kugira ibitekerezo bye asangiza rubanda mu buryo bugiye butandukanye, bitewe niba biri kuvugwa cyangwa se niba biri hanze kuri social media abantu bari kubyibazaho byinshi cyane. Reka nkubaze muri ubu buryo, kuri social media uyu munsi hari kugarukwa cyane ku rubanza rw'abantu bahoze ari abacungagereza bakuru bakora muri RCS. Harimo wakoraga kuri gereza ya Rwamagana, harimo n'uwakoraga kuri gereza ya Mageragere, CSP Kayumba Innocent. Naryo rarizi muzi cyane pe. CSP Kayumba Innocent nubwo afite imyaka 100 ko umuntu asaza uruhu rukegerana. Ntabwo namubona ngo muyobere. Kuki cyake wagirwa Kayumba? Kayumba
ni umuntu nabonye bituma ntekereza cyane. Bituma ntekereza buri munsi, ntekereza. Aya bantu babaye mageragere ngo ntushobora kubari Kayumba. Oya, abantu babaye kereka abantu babaye mu gihe cye. Abantu bundi babaye mu gihe cye wese nubwo azarinda apfa ataramwibagirwa. Oya. Yaba yaramukoye ikintu cyiza, yaba yaramukoye ikintu kibi, byanze bikunze umuntu wahabaye Kayumba hari. Ni umuntu wahabaye Kayumba hari. Ntabwo nta nubwo ashobora no kumwibagirwa kuko byanze bikunze umuntu wese ahabaye aramuzi. Yagira icyo amuvugaho. Urumva rero nkanjye, urumva rero nk'umuntu wahabaye kumbaza ngo Kayumba bite, ntabwo buri kintu nkubwira kuko twarabanye. Urumva yaje hansanga nabwo ndi mushyashya nyifite ihungabana, mbanshakiranye n'iryo hungabana, habahingiyemo n'iryo buroko, biba birebire cyane. Uyu munsi Kayumba akurikiranywe n'amategeko ku cyaha akurikiranyweho kijyanye no gukubita no gukomeretsa biviramo abantu urupfu, ariko n'ubundi bari muri gereza ya Mageragere. Uyu munsi mbwira abantu badukurikiye ko tugiye kubinjiza muri gereza ya Mageragere mu gihe Kayumba yari ayoboye, kuko turi kumwe mu wabaye. Uyu munsi tugiye kwinjirayo neza mu buryo bwimbitse, nta guca ku ruhande, tubahe inkuru nyayo imeze neza cyane, kandi igitekerezo cyawe kirakenewe cyane mu buryo bugiye butandukanye. Gusa nyine murakoze kuba mumpamagaye ngo ngire igitekerezo mpereza abanyarwanda, kuko ni ukuvuga ngo buriya inkuru yose buri wese agira uburyo ki ayitraduriza kugira ngo iryohe, arushyiramo akantu bitewe na message ashaka gutanga, akayihindura ukwe. Nanjye nshobora kugira uko mbihindura kugira ngo message nshaka gutanga ntabwo turi buhindure yumvikane. Gusa ngewe no kuba mumpamagaye nta guhindura birimo, ntabwo nahindura kuko ngenda nanatuje, nibereye mu gihugu, nariyakira, nibereye umuturage. Nta nubwo nari mbizi niba Kayumba yaranafunguwe. Ntabyo kuri ya dosiye ya mbere ya Amani imwe yo kwiba amafaranga, niyo wavuga ko utarubizi ko yafunguwe. Niri yanjye meruka bamukatira imyaka 5. Urumva rero nongeye bya social media cyane bijyanye n'ibintu bya gereza n'ibintu bya politike, njye kwirebera akaririmbo tuntu tw'Imana akomedise gendo umuntu w'umwana mani ngende nta bintu myaka ngezamo n'ibihugu bakorera abansabe kareka. Gusa nyine ibindi bintu bisa n'ibintu biremereye bijyanye n'ibintu by'amategeko, nabayeho nujeho gatoya kugira ngo nanjye mbe niyakira kire n'ihungabana nakuye hari, ariko yawe nimwe rirashira kabisa, irimo ragenda rishira. Reka tuvuge kuri iki kintu, ndaza kugenda nkubazamo ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi kuri social media hari ibyo nandi kuvuga ko Kayumba ari rwo rubanza rurimo ragenda rutrending mu buryo bugiye butandukanye. Kayumba muri gereza ya Mageragere uyu munsi abantu si n'umwe si na babiri baje gukora ibiganiro bavuga ko Kayumba muri gereza ya Mageragere yari umugome, yakubise abantu mu buryo bugiye butandukanye, yazanye abantu akuye muri gereza ya Rubavu, harimo n'uwitwa Kayitani. Kayitani ndabona video ze kera cyane, nawe byatumye cyane wenda munze rwose. Kayitani amwitandere y'Imana niyo ari Kayitani, wepfyo zangorora n'umujonzi buryo. Kayumba muri gereza ya Mageragere yinjiye mu buryo bumeze bute by'umwihariko? Reka duhere aho ngaho. Mbere muri gereza byari bimeze bite? Yinjiyemo ahindura ibiki by'umwihariko? Nukuvuga ngo ubundi sinzi uburyo kingi navugamo Kayumba. Gusa wenda umuntu abantu benshi so kubogama, so kuvugira umuntu elema nyinshi Kayumba zimuvuga nabi cyane. Umuntu wese wawe muri gereza n'uwo duhuye wenda nkamwibuka tukavuga kuri Kayumba ahita agira gutya ati reka atura muginga ati nawe azabone. Ariko rero harimo n'abandi bantu muhura akavuga ati rwose Imana izamwihera ijuru. Kayumba pe nk'urugero wenda Yesu kumuvugira, ariko yewe pe nuko wenda nyine iyi si hano tugeze muri iki gihugu hano twita mu gihugu bro uba busy
cyane ukabura n'umwanya n'ibintu byose wari warateguye uzakora ukabirura umwanya ariko jye numvaga wenda nimara guhuguka niba kiri no muri gereza ari i Nyanza numvaga nzashaka akanya pe nkagenda nkamusura basura Kayumba nkagenda nkamusura ariko niba yaratashye ukongera ukagenda ukundi Imana ishimwe gusa nibyo nari ndimo ndavuga ngo igice kinini kimuvuga nabi ariko giye mpamya neza wenda nka Kayumba pe kambigarukeho ubundi umuntu uzi ubwenge umuntu uzi ubwenge utekereza ubona isi tugezemo uzi n'iki isi ishaka kutubacyo ntabwo yabureminga Kayumba umuntu uri macuwa ukuze uzi ubwenge ujyagiye ngo urebe iyi si turimo iki ishaka ko tubacyo ntabwo yabureminga Kayumba ku byo yakoze ku muntu navuga ngo wagiyemo hariya hari kujya muri gereza ugatangira ngo zaramfunze zaramfashe ngo ahubwo buriya n'izindi kura buriya tuzabonana aho umuntu wagiyemo akumva ashaka kwitekerezaho akaba yumva yanahinduka muri iyi sosiyete ntabwo yabureminga Kayumba Innocent pe nta n'ikintu yanamuziza kuko turi abantu nta nubwo turi n'inyamaswa kandi abantu duteye bitandukanye kandi tugira na byinshi bibangamira abantu gusa yena nka Kayumba pe singiye kumuvugira ariko abantu muvugana n'ubwo wenda niba ari no mu rukiko abantu bari kwishima ni benshi tubona ko buriya abantu bakunda ibyaha abantu bakunda ibyaha pe simpamya neza buriya hari nk'abantu benshi buriya muri gereza harimo abantu benshi basobanutse bize harimo intiti aho umuntu wageze nko muri gereza afite diplome hejuru ya lisansi umuntu pe ntabwo yigeze akongana na Kayumba kuko n'ubwo hari abantu wenda biga ugasanga bafite ikibazo pe ugasanga wenda nubwo afite ubwenge ariko hari indi kote ubona akabangamye sinere kuvuga ngo abantu ngo bize ngo nibiki wenda wenda ugasanga kandi nabo babaho muri sosiyete urabizi uwo muntu nawe baragonganye kandi uwo bagonganye yaramwumvise nuko nawe yakubwira ati nitugongana uzanyumva yakubwiraga yaranakubwira ati nitugongana nigera kandi duhuriramo uzanyumva kandi tujya guhura binyuze mu zindi nzira kandi nabihamye kugira ngo muhure biba byanyuze mu zindi nzira ntabwo ari ugupfa guhura nawe iyo umuntu yabaga ari mugororwamo imbere ntiyapfaga guhura nawe icyambere ni directeur muri gereza murenga abantu wenda ntabwo wari wumva abantu benshi uko nturanababona murenga mu bihumbi 10 muteraniye ahantu hamwe icyambere naza abantu babigizayo abafite escort kugira ngo uzagongane nawe mu bihumbi bigera mu 9,000 byanze bikunze hari ahantu bo wanyuze kugira ngo umugereho ni nk'izi saha kuvuga ngo ugiye kugera kuri perezida wa repubulika cyangwa ugiye kugera kuri guve cyangwa meyada kaduwe na mugitifu w'umurenge katujye kuri meya urumva nawe kugira ngo mugongane mwibonanire gutya amaso ku maso haba hari izindi nzira byanyuzemo nakumva nawe kugira ngo mugongane hari izindi nzira byaga biciyemo ndetse ndende ntago muri make cyo ushaka ntago yegeranaga n'abantu bose ibibazo oya ntabwo yegeranaga abantu bose ibibazo kandi yo wanatuzaga pe yaragufashaga harimo amadosiye ariyo yaryamye yasinzira abantu batuje babuze n'amadosiye bibereyeyo we yagera hariya turi mu nama agafata imikoro agashyira na telefone loud speaker akihamagara urukiko avuga ati giye hano ntabwo ari indiri naje nzi kubikamo abantu nimubaburanishe cyane mu byanga je mbacyure nge karuna nzaruburane burakora shakora gisirikare nubwo guhana nibijyanye n'amategeko ni gisirikare niba abantu wenda banankurikira ubu tugeze ku kuri oya wenda muri gutuma mpambuka tugeze urumva hari gemba nibutse nk'ibintu twakoraga inama
abantu bakavuga ibibazo, hari ibibazo byaga biri kumvikana, ugasanga umuntu amaze imyaka 3 muri gereza, ntazi dosiye aho igeze, nta kuburana, nta mwunganizi, nta gikurikirana, ntazi niba azaburana, ntazi niba byibuze banamwibuka. Akabwira Kayumba nk'ibyo bibazo yabikemuraga live, yari afite nimero z'inkiko zose zo muri mujyi wa Kigali, agahamagara ati aba bantu nimumubwira ngo ndafunga umuntu imyaka 3 ndamubika muri iki gipangu mukora buri munsi, uyu muntu nta dosiye atazi n'igihe azaburanira, amadosiye arihuse basi, abantu bari bahari wenda banabyumve yarihuse kandi ari kuvuga byinshi. Reka twere kusa nkabirukanka cyane, twinjire mu buzima. Kayumba yinjira muri gereza ya Mageragere, yari gereza imeze gute? Kayumba yagerageje guhinduramo iki by'umwihariko? Wenda kaduhere kuri Kayumba ubundi yinjira, kuko ndabona dosiye ni Kayumba, haba nga wenda bana ba directeur bande bari muri dosiye, reka tubareke kandi n'abantu wenda babaye mu magereza benshi nta bigwe bafite nka Kayumba, kuko umuntu wese wabaye muri gereza guhera 2019 kugera 2021 uyivuze ijambo Kayumba, nubwo yaba ari muri gereza ya za Nyanza, ari muri gereza ya Hehe, apfa ko gusa ari muri gereza muri iyo periode, ahita yumva iryo zina akavuga ati twarabyumvaga. Okay, Kayumba yinjira muri gereza, numva ngo mumena imiceri yinjira muri gereza twayoborwaga n'umugabo bita Yaburunga, wari directeur ya gereza. Imini bamujyanye bamwimurira muri gereza ya Byumba. Kayumba yari ari Rubavu, Kayumba ahitaza Mageragere. Abantu baba bari yongeye kubabwira ukuri. Kayumba gereza yose ariho abazwe, noneho hari ukuntu gereza itunga abantu b'indiscipline. Abantu b'indiscipline niba uri directeur ndi barageza rwamagana, hari abantu ufite bigize indiscipline, babaye abasazi, babaye ibyihebe, bavuye hanze bisha abantu, bagera muri gereza bakanga guhinduka kugira ngo komeze bya bindi baba bari hanze. Abantu baba kubita transfer n'umuntu ngo yafungiye yatangiye Boroko muri Iririma abosoreje Gisenyi, baba kubita icyo bita transfer. Warananiranye. Noneho abantu bayigize nk'ibi byo bihararombo babikubitaga hehe Rubavu kwa Kayumba. Kwa Kayumba yageragayo bakimwakira bavuga ati niba utemera guhinduka uburoko bwawe ntabwo uzaburangiza, ukabubizi avuga ngo nudahinduka nuzaburangiza, kandi akabikubwira avuga ati ugira ngo ubangamire hano harimo abantu benshi nanjye nazamo, aho wagira ngo baranabyibugiraga ati hano rwose mutoba nambaye uniform nayikuramo nanjye nkambara yiderenga, hano harimo abantu b'ingeri zitandukanye, wiza ngo bangamira abantu benshi. Turakoresha ibishoboka byose uhinduke kandi urahinduka. We niyo principe. Ni ukuvuga ngo rero tutavuze byinshi agera muri gereza ya Mageragere. Impamvu ubona yagezemo akabangama akaba n'icyamamare, gereza y'i Kigali ya Nyarugenge. Hari umunyamakuru ni Jarasi n'indurange n'umuvuga ngo ni umurenge wa Nyarugenge, wagira ngo nawe yarabaye, wagira ngo yibaye uramugabo waramufunze Jean Paul waramufunze. Niyo mpamvu avuga ibintu by'imirenge, ubundi umuntu wabaye muri gereza n'uvango niyo vango ngo umurenge buriya akarere ka Nyarugenge kagira imirenge 12 bakongeraho 13 hariho hariya. Buriya n'abagitifu cyakayumba pe swamaraga na meya agahamagara abameya bose umujyi wa Kigali, kavuga ati ndabashaka muze hano mumenye abantu banyu mufita uko nabo n'abaturage, mumenye ibibazo byabo muvugane n'undi niko kazi mushinzwe. So tudukomeje rero impamvu yabaye icyamamare akaba n'abangami n'izi saha nungu nubwo n'ino dosiye yanarangira yitegura uko azaza izindi azaza izindi pe, kuko yewe na nkuye n'umuntu wenda uri kuzaza no saha ikintu mubaze ni kimwe, gereza bimeze bite? Gereza ni sawa. Se itabi ryaragarutse? Ati wapi. Se urwagwa akabari utubari twaragarutse? Ati wapi. Ko Kayumba yavuye se kuki bitagaruka? Ambwira ati umurongo bahashize ntabwo ibyo bintu ibintu by'imibyo kwinjiza ibintu bitemewe by'imisemburo by'iki ntabwo ibyo bintu biragarukamo. Kayumba yinjiye rero Kayumba yinjiye gereza ya Nyarugenge
pe wayigeragamo ikibazo niba ari gereza sinzi niba ari na gereza niba ari n'igihugu simbizi habagamo izo bita za kaci iki n'imirwano oya nuvuga ngo bamwe babajura bagufata bakakuniga akagufatira inyuma akakwambura haye cyageze ukaba utajya kuri toilette nijoro uri muri gereza nijoro hari ahantu rwose utanyuraga nijoro hari ibintu by'ibisore biterura ibyuma kigata kigufunga kaci ati mpereza se kikakwambura se kikanakubwira tugende muri sha tujye kumpereza ukajyana aho urara cyangwa se ukajya utanga ruswa wigura kugira ngo bitazagufata kaci mbega gereza we gusa yigeragamo wenda uri umuntu usanzwe pe ukumva ko kuranapfuye ariko wagera muri ikintu cy'igisambo cyananiranye pe wumvaga aho utanahava hari n'abantu benshi bafunguraga bakumva ntibanabishaka bavuye muri mageragere hari benshi batashaka gutaha impamvu ya mbere hariya iyo tabi yarayibonaga ibintu inzoga yarazibonaga atagira n'akazi kugufata kaci gusa ubwo rero nk'umuwawe uri muri gereza uri umukire ugomba kwibwiriza ukajya uranasora ariko wabaga uri muri gereza ugasorera ibisambo ibintu by'ibisambo ukajya ubigurira akantu nyine wiyegura kuko nose umuntu yabaga yahaze itabi ari muri gereza hariya nta tegeko ribayo nta ribi ribubeyo ni ukuvuga ngo umva bararwanaga abantu habagamo n'imirwano n'imbere nabwiye ngo gukubita abantu nta wagukiza nibo batimukubita abantu bataraba benshi niyo urumva uyikubita umuntu atimukubita bataraba benshi nta no kuvuga ngo muri iki cyangwa banatabare mukubita bataraba benshi bo niba benshi baramukiza ni ibintu byiberaga hariya sinzi gereza niba ujya ubona amagereza yo mu mahanga ngo abantu bari kurwanira muri gereza ni ukundi mageragere yari imeze itabi se ryinjira wenda itabi ryinjiraga gute muri gereza reka wenda ibyo twere kuva nko byinjiramo tubyara oya ni ukuvanga ibintu by'itabi abaroko baba bafite ubwenge bwinshi cyane bwinshi sinzi ni bwinshi ariko barabyinjizaga kandi bikinjira itabi imisemburo byarinjiraga urumva ugasanga muri gereza ugasanga abantu basinze urumva nta tegeko umuntu arahanutse ku gitanda bamugana aranavunitse hejuru iyo ngiyo usanga mbega muri gereza umuntu wese wahabaye uburyo yari ibayeho mbere wabonaga ari nk'indisi pe wanayigeramo nta n'ubwo wanayigeragamo ngo uhinduke reka ahubwo wageragamo kubera abantu usanzemo bakurusha gukora ibyaha ahubwo ugasanga n'utwo wakoze ni utuntu tw'amafoto ubwo nta n'icyo wakuyemo ukaba wanatangira no kwiga ibindi byaha byo kuri social media by'ubujura abenshi banabikora bone ni hariya none ugasanga babikoreraga hehe muri gereza kuko habagamo n'amatelefone n'icyo gihe telefone zabagamo waba ufite ubushobozi ukaba ufite smartphone ufite interinete ukiba kuri social media kuko nta hantu bagukura uko nagutuma nkabwiye ni igihe ufatira bino bintu ukabwira umuntu ukamushya ngo ndashe amara gufata product ukamushya uri hehe muri gereza ukamuhamagara gusa ntabwo nabwo ngenda kwa runaka umfatira bino bintu twavuganye nkanamuhamagara ukagenda ugafata ibintu hari dosiye hari kesi yigeze yaza ariko ngira ngo n'abantu barayizi uruganda rw'igirwa inka Nyange bigeze barwibakayuma ngira ngo yarataraza ariko hageze baza gukora operation basanga umuntu uri kwiba inganda abenshi barimo hariya n'ubugenda bazi benshi barimo hariya batunze ubwo bibi bintu bihenze akazana nk'ikamyo ya sima akaza akayipakira ku ruganda akazana fagitire z'ibifogeri ari umushoferi ntazo watwariye gusa umukomanda master plan ari aho ngari muri gereza urumva rero Kayumba hageze nk'ibyo wenda muri make hari abantu bakoraga ubucuruzi cyangwa n'ubusambo hari n'abantu benshi bajyaga muri gereza icyo kibajyanye koresheje uko byose ari gukora dosiye umuhereze nk'umwaka umwe cyangwa ibiri agiye kwikoreza dosiye neza aho amategeko atari bumurebe noneho yabona hano hanze amategeko ari kubangama agashaka kuko ntabwo wabura dosiye gutwara hariya n'amategeko arahari gukora icyaha cyohereje ukagikora ukemera ugasaba imbabazi ukagabanyiriza ibihano uko amategeko abiteganya ni umwaka ukabona uko ukora bizinesi waziraninga online wowe wibereye hariya wajya gusohoka niba ari umwaka urangiye abashoferi bakaza bagufata hariya ku gipangu muri bake abantu bajyaga muri gereza bakinnye bakavayo barakize benshi cyane
ubundi benshi bajyagamo ubundi umuntu wese yajyaga muri gereza ari gupanga ikintu kizakora kizamuha amafaranga akana kagikorera hanze mbega nuvango hari ameze nose habaga yabegenti ibintu by'amatransfer y'amamitaka za mituyo mbere habaga y'amabege umuntu yakorezaga amafaranga ari hanze ugahita uyabikuza cyangwa wanayakorera kugira ngo utayaraza muri gereza ukayaraza hanze ukahita uyasunikira abo hanze uyakoreye ugira umutekano ugahita uyohereza akarara hehe hanze y'igihugu wayakoreye muri gereza ngo habagamo n'utubari hagamo tubari hagamo amakantine hagamo amaresitora mimbere ugasanga nyine ntizera resitora zimwe nyine ntabwo ari uvango ni inzu ya resitora ariko urumva niba afite nk'indobo ebyiri z'ibiryo afite n'amasahane yarura ejo nabonye ko muri Gakinjiro resitora oya none n'ahangano byatangiye kuba abantu bakakugera bakuzaniye ibiryo mu ndobo mu gihe cya lunch hour yes bakabagaburira mugakomeza nese niba umuntu ko ngokorera niko hari naho niko byakoraga so urumva rero hageze nk'amateka ye bafite kwanza si bafite twari dufite kunera kwiko nanjye nari mpari ariko byanze bikunze yahageze ikintu kiteme byanze bikunze kirahunga bari babifite he uko Rubavu byarabaye nabwo hagera gereza imeze gutyo byose birangira n'undi subiye hehe isubiye ku murongo nuko bafite amakuru babonyeje baravuga bati ubwo karabaye cyo tugomba gukora no gukoresha ibishoboka byose gereza ntayiyobore ubwo bavugaga ati wenda Kayumba ntayobore gereza ni muri bantu nyine ni ibyigenge biri muri gereza ni abanyabusinessman bari barimo ni ingeri zose rega nawe iyo ugeze hariya nanjye sinamwifuzaga unyine ugezemo hariya nakubwiye ngo ni mu gihugu cya hariya ufata umuco w'abantu baho nanjye numvaga aho byanze bikunze ntamushaka uko naza ari bubangame niba abantu bajya ku ikipe bamwe abantu bajya ku ikipe ari buzana ibintu bitemewe naza n'ibintu bitemewe ntabwo ari buzana indobo ebyiri z'ibiryo ngo azirye wenyine nanjye bibuyenze gute biri bumboneho kandi naza ibyo bintu ntabwo biri bwongere kugira gute kwinjira naza n'amafaranga nazana ayo mafaranga ushobora kumukorera akazi hanjye nari ndimo ndi umwarimu so ubwo nibura umwarimu ntabwo nakwigisha ku busa hari akantu ugomba kumereza kandi amaganga amafaranga nese ubwo naza akabihagarika ndaba nkiyabonye numva nkabonamo gasukari nkabonamo ka bureba tuntu tumfasha nyine muri ubwo buzima bwa gereza niba nari mfite iryo shuri buri wese akagenda n'akantu amakano urumva nkaduteranya nanjye buroko buroroha ariko yaje ukora uburoko ugacunga n'ibyo RCS yakugeneye n'ibihano byawe n'ibindi bintu yakugeneye bigomba kugufasha muri ubwo buroko bukarangira urumva nta muntu umwe agombaga kwishima kahagera harahageze rero ubwo rero mu kuhagera nk'abantu urumva bavuga ati nahajya hageze yinjira habaye sagadanje habaye ibintu bimeze nka yegere nk'imyigaragambyo kuko abantu bamwe wenda akiza baje intego ya mbere ari ukugura ibintu bitemewe ari ukuza bakatwereka directeur ugiye kutuyobora ubwo ni ubwa mbere bakamuperezanta ni Kayumba Innocent ni ugiye kuyobora ino gereza ni ugiye kubabera umuyobozi yobora genge ari guherekanya ubasha na wa wundi ko wandi twadufite urungwa ni wagomba kumutwereka none kwera ko abamo ibintu bya radio abamo ibintu by'amaspeaker nyine kugira ngo niba umuntu wese amajwi hano so undi abayumva yes urumva rero nk'abantu baba DJ abantu bose nyine gereza yariteye nabi ikintu cya mbere cyahise kinamurakaza cyahise kinamurakaza urabona nk'aba DJ kumwe burinda baba bategereje ko abantu binjira rutuni baba bari gucuranga muri zo bafure akihagera umudije wari uri kuri umunyamakuru wari uri kuri radio indirimbo yacuranze ni indirimbo ya Bruce Melody yitwa Ndakwanga nushaka nawe ira ndirimbo abantu barayikubitiwe na ndirimbo Ndakwanga none yizemo twese turayitera ngo ndakwanga nawe nushaka unyange ayeti ira ndirimbo Bruce Melody Kayumba kihagiye umuntu wese wahabaye ni ndirimbo yumvisha ikintu ahitatekereza umudije atecuranga Kayumba ari karatwe bavuga ataba Caritas ntabwo bancana ariko bazambona ntabwo banze
ubwo rero ni ikintu cyagiyeho hagezeho kuvuga ngo ibintu byose bitemewe bisohoke abariyo mwana w'abasekirite. ubwo wavuze iryo jambo ryo kuvuga ngo ibintu byose bisohoke ninde wazanye Directeur Kayumba ako ngiyo bajya ubundi urumva yazanye na uyu muyobozi wayoboraga Directeur General n'ubundi wa RCS. yego Yes mukuru wa RCS bavuze ati ibintu bigomba guhinduka bitemewe bigasohoka bakabipakira ubwo bazana imodoka ngo bapakire ibintu iki bitemewe. icyo gihe Kayumba cyehagera mu kimuri cya mbere muri abavugwa b'abantu ntabwo bari bakaje babandi oya ntabwo yakabaza babana b'Igisenyi se oya ntabwo bari bakaje ntabwo bari bakaje yese atanga itegeko ry'uko ufite ikintu kitemewe iriya kipe y'Igisenyi yaje nyuma nabwo banari danje uretse tutarageraho kugira ngo iriya kipe ze yaravuze uti abantu bafite ibintu bitemewe kuko no gusomera ku rutonde arabisoma kandi nawe ubizi amafaranga ufite amafaranga n'ayazana yandikisha wenda abantu ntabwo bagize icyizere ko amafaranga wenda ari bugire ariko bumvaga ko byanze no kuyagumana nk'abantu bakoze igihe kirekire nka abantu b'abajenosideri bakoze avuga ati bijya bibakarangira ati ntabwo ari ibi gusa sha ati biboshye ati ni ukuziboshye ati ni ukuzitangira ati amafaranga urumva waba ufite nk'ibihumbi 10 batanga 1,000 waba ufite 100 ugatanga 5 harimo n'abantu babaga bafite n'ibihumbi 100 muri gereza skori icyo gihe ne barasatseho ne 10 na zingahe hari n'undi hari ahantu haberagamo ku munsi hinjiramo 25 zikara zinosohotse urumva ubwo bucuruzi bwahaberaga bwahagaze kuko ndabyibuka umunsi bakusanye ntuzi ko umuntu yabaga afite miliyoni ayiryamyeho muri gereza kandi hanze atagira n'akazi kamuha na 5 atari n'akikiyeda atakabona aryamye ku miliyoni cyangwa 500 by'ibintu yakoraga none se ari niba ushobora no kujya hari hoteli pasi cyangwa unafu kuko amafaranga wari guhereza ntabwo uri buyarye ayo mafaranga rero ni nk'uko bizinesi ziyameze zo hanze ushobora gutangira ku 50,000 agakora ukazakubwira ngo nageze kuri miliyoni 10 nta muntu ajyaga hari agatuza agatangira uburo ko ari gukorera amafaranga ari kogosha ko no kogosha habagamo n'abogosha kandi bogosheraga iki amafaranga uko yarunze wagira 10,000 niba wogoshaga ukagura bizinesi niba wagira ugize ayo mafaranga ugahita ushyiraho umwegenti ukagira muhemba niba ubonye amafaranga ugashyiraho resitora niba ubonye amafaranga ubwo umaze kugera ku harimo umuntu nyine urema business yagura mu gihugu wumva ko wakoraga wahita uguraga telefone nka kabutushe ugashyiramo simukadi ifite mobile money ubundi icyo gihe wabaga wanakize ubwo ni wanyu mukajya muvugana direct uko no kuvuga byonyine waguraga mituyo ya 200 kuyivugiraho yajyaga kurangira yikorera nk'ibihumbi 9 cyangwa 10 Kayumba ati rero ibyo bintu byose mubizanye niba waraguraga iminota ya 200 se iminota 3 wishyuraga desa kuvuga urumva rero ngaho ibara niba waguhaye isaha se kugira ngo ivuga kandi telefone niyahagararaga ntaga mutonze umurongo kandi uko bayakohereza itabikuza gukurira hiyumba katiyumira bakata 200 n'iyumba agomba guhita kura niwanyu ubwo bahitaga haba n'abantu boherezaga amafaranga muri gezamo imbere inside urumva ni uhamagaraga umuntu ahita akohereza amafaranga agahita yaguha agawukataho kandi umva kandi yagukataga menshi no koresha 500 ni 1,000 kuyabikura ubwo umva niba yakoreye abantu 10 rero yagiye ku mufuka rya buri munsi ugasanga umuntu ari kwinjiza 20 ku munsi kandi ari muri gereza urumva rero nk'abantu bakoraga nk'iyo mirimo kumva ngo Kayumba araje kandi no hanze aha ngaha umuntu agusenye business abari ibibazo usibye no muri gereza atanga itangazo ati ibintu mubizana yabatanga itangazo beze bwa RCS bwose butanga igitangazo ko ibintu bitemewe byose bigomba gusohokamo kandi babizi ko birimo ubwo nibwo batangiye kubisaka ibikeya abantu se barabizanye bo hari ukugira ngo bari rero manko yakoraga nk'ibintu wabaguzwe kubikora ntabwo bucuruza nk'inzoga ubwo ngo nta musemburo ufite kandi abaguzwe kubikora ntabwo no ufite ubuzi kucuruza uri umwegenti uvuge ngo nta telefone ufite ubwo ndashaka ebyiri ukagira iyo utanga ukagira n'indi usigarana kugira ngo bumve ko ibintu byagenje gute byatanzwe urumva rero ibintu bimaze gutanga bipakira he mu modoka amabiswi kuko amagamo n'imikati n'ibiki ubwo urumva rero bimaze gupakirwamo abo bita baribwe bakayitana ntabwo bari bakashye ntabwo bakayitana bari bakashye abitwa baribwe abantu nyine babaraho atagira icyo bahomba uraho nyine
nibagira famiye aturukamo ntawe ubizi mbega umuntu utagira ikintu ahomba kandi iyo bari aho icyo abacunga nacyo ni ukugira ngo ategereze iyo RCS no kuna gushaka hano ari gukura igikamba cyo kunywa nimugoroba kugira ngo ajye fure rero abo bantu bitambitse imodoka itwaye ibyo bintu ngo nisohoka muri gereza mo imbere muri gereza mo imbere ntabwo byigeze bivugwa bayitangizamo ntabwo byavuzwe nta bantu bigeze bavuga ko iyo modoka igeze yitambye ntabwo byavuzwe abantu batanze ubuhamya senze babone bashobora kuba barabyibagiwe twibwire byibagirwa se ko bibuke nkone rega buriya ufata impande zose inkoni zarabaye ariko ukibuka n'ibyo bintu uvuga ngo ubundi rega rivuga ngo aje akozari niki cyabiteye niki cyabiteye kugira ngo abantu bakubite bose baje barafata barakubita gusa urumva niba abantu nabaroko nabafungwa twibwire sinari imodoka isohotse imodoka irasohotse imodoka bayiye imbere bayitera amabuye abaribwa bari bambaye forms za gereza muri gereza rega ntabwo umuntu yambaye uniform bambaye bisanzwe bayijya imbere se bayitere mu mpande n'imbere amagambo y'abari menshi urumva umuntu wasinze no mu gihugu umuntu wasinze umugero ukabura ikintu umukora nibaza umuntu wasinze none hanafunzwe ari no muri gereza kandi unavuga ko ari uwo wamufunze kandi avuga ko ari n'umuribwe ntacyo ahomba ameze ugitabana ubwo urumva abo ngabo rero bafashe imodoka bayitera RCS ipakiye byabyo ko ntabwo mwadutwara ibyo bintu ngo ntabwo bibaho ubwo ikintu bakoze Kayimbara ari aho ngaho Kayimbara aho ngaho urumva icyo bakoze wenda barabihosheje icyo gihe imodoka isohokana bya bindi ariko isohoka ifite igikomere kuri paraburize cy'amabuye aho ntago ari havutiye imigara bya kadukomeze wikihuta wumva ahantu byavuye wumve nawe wenda uri nk'umuyobozi simbizi ntabwo mbizi wenda ufite ububasha ari ikintu ububasha buguteganyiriza n'itegeko wenda ukazujya gukora gafite n'ububasha ufite ntarengwa yego ubwo mugoro imodoka nisohotse mu gitondo hari umugabo wahise ubohoza gereza ubohoza ariko n'umuntu wese waba yaramuzi bamwita Sadiki nigeze ngo aza kumwibagirwa Sadiki none se urumva nimba natangiye guhambuka wanshubije urumva igihe maze ni kirekire mvuye ariko uko zikoza ibintu namaze no kwibagirwa ubingaruye aho hantu ha Sadiki rero niho wari ugeze uko mu gitondo kwanza muri uwo mugoroba Sadiki yari umuroko yari umufungwa akaba ari umufani niba yari ibiki simbizi ariko nawe umeze nk'umuntu wihebye ariko ukiri n'umusore mu myaka 36 ariko nawe wanditse amateka ahari kuko numvaga n'umuyobozi uje wa RCS amuzi n'uje w'umuyobozi uje mu kigo w'umusirikare aramuzi umva ko Sadiki ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuroko usanzwe nk'abandi bose bamwe binjiye ngo bibye inkoko abandi wenda ngo bakubise umuntu mu kabari ni umuroko w'amategeko wa leta izi umva yavuye mu ishyamba bamuguye mu ishyamba baramuzana urumva baramufashe hari niba ari muri ya mitwe yarwanyaga igihugu ari bigeze baza mbere nyine kuko ndabyibuka yarafunganywe na nyina yafunganywe na nyina urumva ko arazwi Sadiki rero muri uwo mugoroba imodoka yasohotse abohoza igipangu umuntu wese wari uriyo uwo munsi n'abajya kuburana bagiye kuburana uko ari Sadiki utanze uburenganzira oya wese wari uhari abyibuke no wenda ari kera n'amatariki menshi ngenda nyibuka urumva batanze Sadiki we nimugoroba kwanza urana muri gereza habamo abasekirite babashinzwe gufasha abandi umutekano ibibayemo akavumbega bakabihoshoroza ni nk'irizi nkera gutabara zo hanze none urumva akaba bafite n'umuyobozi wabo Sadiki rero muri uwo mugoroba yakoze operasiyo yo kubohoza igipangu abari bituba generali uyobora igipangu
ahita avuga ati bazayobore hanze nanjye mbere mayobore kandi hanze no kugira ngo baze kuyoboramo hano tuzabanza tugenze gute twumvikane. ubwo iryo joro umuntu wese rero yarabizi ahantu hose hararaga umusekirite bari bahasi bakakugeraho afite ibyuma Sadiki n'izindi nyeshyamba yatoraguye ze za yamagaya mwateye imodoka mwatagira icyo bahomba batamitsemo n'itabi bakigeraho n'umusekirite aryama bati duhereze ingofero hano n'ubundi nta uniform ya leta iba uniform ya leta ni ingofero bagukorera ubwo akora kudeta ebana sha duhereze ukivuga byinshi ahita afata abasore nka babiri bamuherekeje baguterura ubwo nka mu minota nka 30 byamaze kumvikana ko uyoboye igipangu ari Sadiki ubuyobozi bwose bwa burimo yabukuyeho ni uri bwimike ahita wana nimika direct nk'uwo yumva kudeta yego iyo kudeta iba mu gipangu iba mu gihe Kayumba ari kuza muri ya modoka yamaze gusohoka basohoka bya bintu yego ubwo mu gitondo Kayumba nani de Sadiki niwe ari gutanga iki briefing abajya guhinga urabona RSS igira abantu bajya ku makipe arabajya kubaka arabajya guhinga abajya mu nka arabajya mu ntoki arabajya guhinga imboga arabajya kuragira ni benshi mu gitondo barasohoka nk'ibumbi bigera nko muri 3 bamwe ubona bari kugera n'abacungagereza Sadiki atanga amabwiriza avuga ngo nta muroko n'umwemereye kugira gute gusohoka nabari buburane kwa ko ari buri buburane uzi igihe uzaburane wariteguva ngo najya kuburana n'aka uniform warakameshe uzi tariki saa 12 wabyutse uri kuri gate utegereje yuko imodoka iza ukajya he ukajya kuburana nubwo ku video yakaje ntabwo twaburanaga kuri online twaburanaga wagiye kuri TV sha uwo munsi habaze ati no kuburana yari yabyanze Sadiki gusa we yashizemo imiyaga nk'umuroko ayavuga ati bagenzi banjye reka mbashiremo imiyaga baburane ubwo abantu bagiye kuburana nabwo bagiye kuburana batinze kubera Sadiki RSS nta kiri kuvuga nyene ubwo urumva bo babyizeho aribwo ariko ubwo muri geza harimo urusaku birumvikana harimo yegereye wese ari muri shushu urumva igihugu kijemo intambara icyo ni igihugu cyacu cyo cyari igihugu cyacu urumva cyajemo intambara abantu bategereje ibiri bube abafite amatelefone urumva amatelefone y'ikimo ari guhamagara hanze twatewe twiyagize gute batwishe social media no kwitari akaba trend cyane wenda ariko nabwo makuru nawe yaragiye kuri za VOA za n'amaradio hariya ni heri imikoraho nuza Eric bagira ubunzi ry'Amerika bazo kugira no kubyumvikanye ngo ko Robert ujya ku kwezi nyaga mbona yaga inkoni za Kayumba ngarazizi uyahamagaye nagabyo byatuzanye bya Kayumba nagabyo turiho kuko nabyo ni ikindi kiganiro ariko reka tuvuge ndi bya director Kayumba Innocent yego kuko urumva nibyo turiho ko nano twanabivuga bikagera ni mugoroba mwumva nibwo RSS yinjire mu kigo babanje gukora inama ariko ubwo birumvikana ibyo babikoreye hanze ntabwo mubizi Kayumba ni waje ubwo icyo twagiye kubona nuko twagiye kubona muri balcony umuntu uza muri Minadoro urabona twatuntu two hejuru bacungageza bicaye tubona turahari buri Minadoro karimo amacunganyereza nakamba nawe yari muri kamwe hejuru RSS yinjiramo abacungagereza mu kwinjiramo rero binjiyemo wamungane simbizi wamungane wari n'itabi ntawamenya cyo gihe niba twarumva bamwaturi bonaneshe Kayumba wenda ukina ubundi kintu cyari kiriho nukunaniza tukagaragariza ko Kayumba tutamushaka wakagenda hakaza undi nta nibindi bintu wenda bikaza bya birimo wenda vuga ngo turabohoza cyangwa turagera gute icyari kirimo aho ngaho no kugira ngo Kayumba babone ko bidashoboka kuri gereza Nyarugenge bahaza nundi ahora directeur general wa RCS nawe yaravuga ati dukomereze barinjira abacungagereza ubwo mu kwinjira nanone abaroko nabo bateje yegereye
abacungagereza binjira ingumi ziravuga amabuye aravuga haribwo Kayumba yarashe amasasu hejuru ubwo wumvishe isasu rivuze ushira ibuye hasi ubwo abantu bariruka ubwo urumva nibwo wenda RCS abacungagereza babonye umwanya kugira ngo batuneshe ubundi byari bo bintu bikaze umva amasasu yaravuze atatu hejuru Kayumba arashe gatatu mu kirere nibuka niba natatu ari gusa yararashe mu kurasa rero ubwo wese waho wari uri hose wahise wunamura avuga ati n'ibintu bijemo n'amasasu uri no mu gipangu umva ko byakaze ubwo uko abantu batangiye gucacanamo ubwo RCS ibonye iki buri wese ariruka ubundi ubwo ngo nibwo byatangiye kuba ibintu byayegeregere ubwo bahita babona ko ibintu bikaze ubwo urumva bahita badukoresha inama urumva bahise urega bundi wamaze gucika intege umuntu ubona device wamukubise ikintu kimwe yamaze gucika intege ubundi ubona no mukubita urumva barako bacitse intege bahita batujyana mu kibuga baratwegeranya batwicaza ahantu hamwe twese uwo noneho ubwo basanze ari muri nuza mu bihodi ntabwo ari dorotwari uko sishuri uwo basanze mu bihodi ubwo yageragaho abandi bari nabi urumva haye ubanga abantu bose bajye mu kibuga bahabwa amabwiriza amashyashya uko ibintu byanditse niba RCS niba abafungwa bari kurwana na leta bari no mu gihugu kandi bari icyo kiri kubacungira umutekano ubu noneho byabaye ngombwa ko umuntu wari ukiri mu gihodi kugira ngo ava aho mu gihodi yari kugira ngo atugereho rwose abo niba abandi uri kumva ngo bafite ibibazo niba abandi ubundi hari umuntu wagendaga gake ariko no mu rugo uko niko bunakorwa niba usanze bari genocidaire n'ikintu banakubwira uri umudura wakora bavuga ati uburoko butwaza gakeya aho bakujyanye niho ujyaho iyo uhanganye ntabwo bukora bahita banavuga ati bo bakoze burebure ngo bakoze imyaka bigiye kuba 30 urumva babonye byinshi wahita nakubwira kina kwakira bavuga ati uburoko babutwara gakeya iyo uhanganye ntubukora kuko hano amategeko aba yarakuvuye imbere igihugu cyo kiri gucunga gusa kireba kuzaba muzima ariko unapfuye ntabwo cyahomba ubwo rero umuntu wahanganye akagumamo ngo ari kubihisha ariko no kubihisha no kwihisha muri kintu byo kutujyanira naho ngaho kugira ngo tuve mu bantu operation bari gukora kugira ngo babone Sadiki yo kugira ngo badukure noneho hamwe badushyira ahantu twese turi bujye turi twese ensemble baye no operation kugira ngo babone ki Sadiki wari wabohoje wabujije abantu gusohoka ari umuroko kundi umuroko ni nyabaki avuye no kwigororera cyo kubohoza amageragere reka ubwo rero bavuga none kutujyana aho ngaho bagira ngo Sadiki agenze gute aboneke ariko nuvanga abantu babarimo reka da barimo ntawe niyo mpamvu rero n'umuntu wese utaraje yahuye n'ingaruka zikomeye cyane ubwo yari umufatanya cyane na Sadiki none Sadiki bamusanze yihishe mu ivarisi uyo yifunze simbizi aho ivarisi barayikuye urumva barihishe urumva niyo no uzi ko no muri envelope wajyamo wumvaga igiti kiri kubera hirya cyane envelope ukayijyamo kandi ugakwiramo ubwo kugira ngo umenye ko byanze bikunze nta muntu usigayemo ni ugukubita buri gikapu cyose kubita igikapu kubita envelope yumve ko nta muntu usigaye kugira wumve ko nta muntu kuko baroko bura bafite tekinike ikomeye cyane abantu basanze bamwe bihishe mu bikapu abandi bagiye muri za mari kandi bakajyamo bagakwiramo ubwo rero gusanga Sadiki bamusanga hehe igikapu muri mari baramuzana n'abacungagereza bagiye kumuzanira urumva niyo twaragiye hamwe urumva mu bihoda aho turara hari hasigamo abantu bakeya noneho abacungagereza ari kubona uburyo ki noneho babashaka ubwo abemeye kugororoka bari mu kibuga abatemeye kugororoka nibo abandi bakihishe hehe mimbere nibo nibwo bagishaka kugira gutera amabuye cyabashaka guhangana batari bemera ko ibintu byahindutse ubwo ngo rero kugira ngo ave muri etaje agere hasi yabaga huye n'inkoni zirenga nka senkane kuko urumva abacungagereza bari bamaze kuba benshi
abaroko babaye bake bamwe bagiye hanze ubwo bandi basigayemo aho ngaho rero ubwo urumva bajyaga kugera aho abandi bari ku kibuga bakunogeje ubwo nibwo batwegeranije buri muntu wese uraho pe n'umuntu wari n'abakiri bamaze bagifite iryo hungabana ni ukuvuga ngo ibana nka santimetero 10 zagomba kuba zirimo nk'ahantu nka batatu kuko imbere ari kubitwa kugira ngo mwegerane ubwo nakoraga ukamupusa kugira ngo itagufata ubwo nibwo nyine batangiye kutuburifinga ko mwabyanga mutabyemera Kayumba Innocent ni umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge wa briefingaga yari Directeur General warasize Rwigamba ni Rwigamba ngira ngo ni murumuna avuga ko na ba Richard na ba Mudidi urumva twabyemera kuko mwebwe abaroko nta burenganzira dufite bwo kwemera gushyiraho iki umuyobozi Kambona yifatira ijambo Kayumba uwo munsi yavuze ngo iki aravuga ati yewe Kayumba Innocent ajya bita CSP ntabwo nshobora kuyobora gereza irimo ibiyobyabwenge no mu gihugu batabishaka aravuga ati byanze bikunze icyo bizansaba cyose nzagikora mwe mubyumva nzagikora ntihagire ikintu kimwe gisigara mu kitemewe mu byange mu byemere nge nzi ko bizasohoka tukamukwena ngo bu bya bindi nyine uzi bijya biba ngo bu kandi n'ubundi mwicaye ubwo nibwo yicaye wenda nk'umusirikare ko bategura urugamba afata abantu bameze gutya nzabigenzane kugira ngo kuko abantu bagera mu bihumbi bigera mu 10 bajye kumujya umwe abera ijisho mugenzi we umwe atanga undi niyo kintu yashatse kugira ngo akore kugira ngo nawe ubwawe turarana si nkwizera ahubwo ni nkubonamo ikintu nkutange mbere yuko bambona kuko barakubona nagura n'umuntu ufite ikintu kitemewe wowe baguhanaga cyane kurusha wa wundi ubwo ni burara n'umuntu ukamusaka cyane kuko ni burara n'umuntu bakamusangana yibuze ibyo tabya bakamusangana amafaranga wa wundi ntago bamwitagaho cyane barebaga wowe murarana ubwo no mpamvu waranaga n'umuntu ukamusaka yaryama ukarara umwambura imyenda uri kumusaka ubwo nabyo urumva kugira ngo ugere kuri iyo kintu urumva hari muri gereza n'ababayide n'abantu bajye barabyumva wenda bajye banabikurikirana harimo abantu benshi abantu babagome bishisha abantu harimo ababariye batemera no guhinduka n'abakazungu bose nibo bajyana n'abara bakazungu bumve ko nyine kujya wumva urugero neza fata nk'akazungu uko kugaragara bishi 12 none uragiye wumve wa mungane uragiye muraranishije n'uyu muntu waje agakora ikiganiro ngo agiye gufata inkuru itemewe baramufunze yari kwishakira views wenda atari no gukora kuri politike gusa ngo yakuvuza atabyemerewe umuntu bakagenza gute bakabararanya ahubwo nta nubwo bamujyana kuko ntageza bafite bashyiramo abo ngabo ntaho ngabo muba muri kumwe urumva rero nk'ibyo bintu urumva nibwo Kayumba yageze abona ntabwo yabishobora nibwo yagenje gute yazanye iyo kipe mwumva yaje muri gereza ya Nyarugenge ikabica bigacika ahikuye i Rubavu aho yaraturutse urumva abo ngabo nabo nibo yarafite baba security urumva nabo bari bafite ibintu by'umutekano muri iyo gereza ya Rubavu ubwo urumva yaragera bazana ati rero urabona iyi gereza yarahindutse twasanze bibingi bakoresha briefing ABCD ni gutya bigomba kugenda gutya byanze bikunze abantu bagahuza igitekerezo kimwe kivuga ngo nta kintu cyemewe uzi ko turi hari ukuntu wenda mwicara umva mbere amafaranga ari yemewe igiceri kikagucika kikagwa kugira ngo ubyemere ko byageze abantu bagahungabana igiceri cyaragwaga mukiruka murenga 20 kugira ngo hatagira umuntu bagishinja urumva niba byari bigeze ku rwego pe ibintu bitemeye bigeze ku rwego rwo kuvuga ngo biri kurangira nari yicaraga akavuga ati noneho akora yicaga avuga ati none ndabona ibintu bitemewe none nubwo bitari byarangira ko ntibyashiramo ariko urwego bigezeho
biragaragara ko noneho biri gushiramo urumva ko gusangana icyo kitemewe muri kasho abantu bageze bigira ibyigomeke noneho barabyanga noneho haza ikintu cy'abajenosideri cyo kwirega babizana ari ibintu bivuga ngo niba bitangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 ndumva aribwo na Kayitani yageze hariya muri gereza icyo mwe n'ubwiyunge biri gutangira ngo bazana ibintu byo kuvuga ngo abantu barega ibyaha bya jenoside kwirega no kwemera icyaha no gusaba imbabazi urumva twebwe badurokome ibyo ntabwo byaturebaga ni ibintu wumva ukumva nta nubwo binakureba urumva niba turi mu nama abantu bose bagahera ku murenge Rusororo Masaka Kivugize uko imirenge ya kera riteye za segiteri uwayoboraga wari konsingi wayoboraga ingi abantu bapfuye mu murenge wa muri segiteri urabazi yewe n'ababishura bazi kuko mwese muri hano mwese muri neramwe murabazi nta n'impamvu yo kutavuga kuko hari abantu nyine ngo imibiri ari ikibura bagiye gukusanya bari gukusanya amakuru bashaka kugira ngo imibiri urabona ko hari igihe byageraga ukabona nk'ahantu muri mujyi wa Kigali babonyemo ibibiri kandi ugasanga harimo abantu bari bagenje gute bari babizi nubwo bari muri gereza hazamo ibyo kuvuga ngo kwirega no kwemera icyaha biratuma niyo mibiri yenza gute iboneka ubwo urumva rero harimo n'abajenosideri banangiye batazanahinduka banangiye abo ati rwose n'ubu nabica nuko ndi hano ubwo rabo ngabo nibo bahuye nande Kayitani acurisha iki Yorodani undi Yorodani yatangiye ari y'abajenosideri ari Kayitani yizanye wana Kayumba rumva Kayitani yisabye nde Kayumba Kayitani nk'umujenosideri wahindutse hakaba hakaba hari abandi binazi none akabwira ko twakoranye ibi nibi mwakemeye mukavuga aho imibiri iri kuko uyu munsi nekeza ko mu gihugu hari ahantu imibiri itaraboneka noneho bakabyanga mu kubyanga ronke intera hamwe akagira umujinya ikabira manutse cyane byo gukubita amahana agakubita ukazongera kumva kera urumva ibyo byari ibyabo bari kugundaguna n'ibyo tuzavuga tuvuga tubwo nyine turi gukora ubwani ibyo turi kurwana nabyo ni bitemewe ubwo none Yorodani habamo operation noneho pe abajenosideri barahungabana bakubwira ibi nibi wahakana wita bagutera kujyana muri Yorodani wagerayo ikibazo ni kimwe yo mubwira ngo abantu baraguye none ko bakuzamukaho ukiri kugera mu nzira ati mu mikoro ndabibutse bagiye gufata ndabibutse nk'umuntu waruriye twumvise byinshi ibitatureba ibitadufitiye akamaro gusa nk'umuntu wari uhari amateka y'uko nta kintu wamubeshye yose yarayumvishe kuruta uwo yabaye nk'umwana wari ufite wavutse nyuma ya jenoside akaba ari hariya yabyumvishe nk'uwari uhari urumva niba Kayitani kubajije ibi nibi kuko kuri dosiye handitse abantu n'aba ati wapi ati ko bavuga ko uyu muntu wamwishe byagenze gute ubwo ari Kayitani undi ngo bitagirirwa no kwemo n'abatajya bamuvuga bitagirirwa wayobaga sikwe niba ari segiteri ya Nyakabanda hari naho umujenosideri batireka ati nge barambeshyera ati ni inkoni namukubise Kayitani atari ukubita umuntu inkoni agapfa ati mu minkoni nkukubite ndebe kopfa kuvuga ngo wakubiza umuntu inkoni arapfa akabamanutse kuri mikoro ati mwana inkoni iri kumwica kubiti ya mbere yakabizajyaga muri jatatu ati ntabwo ari inkoni reka mbabwize ko urumva rero ibyo bintu bibamo nyine urumva nko mu gipangu biteza zagara abajenosideri urumva no kuzana umwuka mubi bagenda binjiza umwuka mubi abadorokome nkatwe urumva twaje ku bindi byaha ibyo biza kuranya nyine noneho bagiye bemera he muri Yorodani Kayitani ikintu cyo kuzana Kayitani azana Yorodani ni Kayitani wayize Yorodani yaje kuvuga Kayitani ari wisabye umva niba yarigeze anayikoresha Rubavu simbizi ariko bigaragara ko Yorodani yarabizi kuko bakujyana mu gitondo saa 11 cyangwa saa 9 z'ijoro nka saa 4 bakakuzana kuri mikoro ibintu byose wabyibutse ukabivuga kuri mikoro twese tubyumva oya muri make ariko numva Rubavu naho baravuga ko habaga Yorodani ubwo Yorodani umwe muri geze y'amageragere Kayitani yarayize
Yorodani bagushyiragamo mu buhe buryo rero wajyaga muri Yorodani byagenze biti cyangwa se Yorodani ko yari akayitani yaje guhinduka ko umva ukuntu byaje kugenda pe hari abantu wenda nk'isosiyete mwubamo ntabwo murabona abantu babi ariko hari igihe ubona abantu pe kubona abantu ntibishoboka ko bahinduka timu Kayumba yarazanye byaje kugenda biti ya timu sibyo nandimo nkubwira se yego we ukuntu ateye ukuntu yari ateye urujya uvuga umuntu bibi bye uvuge n'ibyiza bye gukora ubifashe kote imwe akaba ariyo wihariraho n'ikintu cyane umurengera kirabura ese atimugira ngo byarangiye nawe birangiye nabi byagenze bite kuko basanzemo harimo abajura harimo n'abafirawuni abatenganye muri ya timu yazanye nabo urumva rero bya bindi bumva ngo barega nawe yagezeyo n'itimu nawe agenda gute arayisenya iyo atangira bundi bushyashya none avuga ati saha mumaze kugororoka ntabwo mugikeneye abantu nkura hehe hirya iyo none abandi bose bakuraho akoresha n'ubundi abaho ngaho mu gipangu bari basanzwe aho ngaho abariho n'undi bahita ahereza iki ya myanya avuga ati namwe mumaze kubona umurongo nubwo wenda bagize bakoze binano makosa ameze gutya hari icyo badufashijemo abakuraho ahita ashyiraho babandi noneho mu gipangu byibuze no ko bafite iki umurongo avuga ati aho mugeze aha ntabwo bigisaba abandi bantu ubu nta mwanya umwegereza mwagenza gute mwayiyoborera urumva wese yangaje iki ashyiraho abandi ari executive w'umurenge arahindura njyanama arahindura abashinzwe umusekirite bakomanuza barabashinzwe igipangu n'abarabahindura agenda avanga kugira ngo ashyiremo iki andi maraso mashya icyo gihe n'imiyaga none itangira kugira gute kuboneka kuko babandi yazanye bahise bafite inshingano bakora ibyabo bagamije izindi nyungu zabo ukabona muzima ibyabona hajemo ikibazo akaguhagarikira aho ngaho kuri mikoro agahita ashyiraho iki ashyiraho undi rero nkuko bavuga ko ngo baje gusubiranamo ngo bakaza gukubitwa byagenze bite kugira ngo baze gukubitwa gusubiranamo nta bindi bo yego bikora ibyaha n'undi byanze bikunze bikajya ku karubanda urumva niba barabajura agashaka kugira ngo ya titira afite ayikoreshe yibonera indonyi deje kurumva ntabwo byanze byageze bijya hagaragara maze kugera hagaragara n'abazana hahandi muri ya Yorodani oya rwose ababwira ati jewe Kayumba Innocent nagusanze mu makosa nta miyaga nubwo waba uri umwana wanjye bagushyiremo nawe ujyemo kandi bakwibize gatatu kuba kuri gukora ibyo wari uzi abenshi bari bazi ngo ni bene wabo harimo nk'uwitwaga Bucura bazi ni umwe bavuga ngo ni muramu we ariko ibintu yabikora twese tubona ko atari muramu we ubona numvaga inyenyeri yamuhaye yemeza ko ari muramu we ariko amaze kumufata mu cyuho amaze kumufatira mu cyaha twese twemera ko nta kintu bapfana kuko avuga ati wowe ujyemo ugumemo nubwo wahera umwuka nazagusobanura kuko wowe uri ijisho ry'abandi ntabwo ibintu rwose yepe narandaho nanjye akabwira akanasaba n'imbabazi abaroka ati rwose mwihangane ntabwo ari ikintu abazaniye nabana nzi ko byibuze ari abantu ntabwo nzi ko bari basarura mu nduru kuri urwego bakanjijisha bagatuma ntanabona nakosoma bagatuma ntanabegera ngo mumbwize ukuri bakabakumira ariko bisore aho mbimenyeye nibazaha bose baza nta muntu yasize nta muntu yasize pe Kayumba nyine rumva yagusangaga mu ikosa nta miyaga ariko mu kuri right rero novuga ngo pe nta hantu bitaba kandi hano kajorite zitazaba nahanze ahangaha ngira ngo ukurikirane ibintu by'amategeko niba unabyinjira muri abanyamakuru kajorite ntabwo zishobora kuba zabura ntabwo zabura nubwo inkoni zacitse ntabwo igishari cyacitse aya ntabwo wabyemeza ngo inkoni neza zaracitse ariko igishari kiriho kandi igihe biba ngombwa ko umuntu akoresha n'imbaraga none se perezida ntajya bivuga ntabwo yigeze byaba kubwira abanuza bakomanda binuza uvuga ati ni gute umugabo ukubita umugore mumuzana muvuga ngo mwebwe ntabwo mwamukoreye ibyo yamukubise nawe niba yakubise umugore inkoni yamukubise mwebwe ntazo mufite
keza byabaho se nuko bageze bakabihagarika bakajya barakubitira ku mirenge. Hari igihe bigera bikaba ngombwa ko ukoresha izo mbaraga ni umuntu amategeko byanze ugashyira nimero kugira ngo byibuza abashe kugira gute yajya ku murongo yabyumva. Donc en fait nuko byari bimeze nuko byarasi nuko gereza ya Nyarugenge nuko byari bihagaze. Ubwo ababangamiwe barimo benshi ariko n'abagiriye umumaro nabo ni benshi. Ubwo ababangamiwe nabwo nuko hari ibyo bari bakunze. Nta muntu wabangamiwe ari umwe. So wapi wenda nyine ntabwo ibintu wavangwa ni 100%. Ishobora kubura ko umuntu yakubeshya kimwe nuko no muri gereza harimo abantu benshi bakatiye n'imyaka miremire bazira ubusa. Ariko itegeko ibimenyetso iyo biguhama icyaha kiba kiri guhama kandi ubwo utabagenze gute utagikoze. Urabizi ko mu rukiko hakora ibimenyetso. Wakoze icyaha nta bimenyetso umwere. Utagikoze ari ibimenyetso bigushinja urahano. Urumva nariye urumva wagwamo ukagwa wenda muri iryo kosa nta bimenyetso. Ntabwo ibyo bintu ntabwo byabura kuko ntabwo ari Imana, nta muntu w'Imana ngo arebe mu mutima. Ariko ngira ngo ukuri kuraho kuri iriya gereza twari turimo nuko ngo hari benshi bahagiriye umumaro, hari benshi hagiriye umumaro bize uburyo bwo kwiteza imbere, bize ibintu byo gukora, bakiga gukora bahereye ku busa. Niyo yanabigishaga cyane, ibyo yatangira gukanguriramo abantu. Kandi nk'urugero nawe urabibona aho ngeze nuko natangiye. Nta kindi principe kora uhereye ku busa witeza imbere. Kwiga ryari itegeko muri gereza Kayumba hari kwiga ryari itegeko. Nta muntu w'umuroka asaba kugira ngo uhere mu gitondo uryamye ugeze ikindi gitondo umara ukwezi. Niba utari kwiga n'itegeko, niba utari kwiga igisha. Babyari gahunda. Niba utari kwiga ubwo warize igisha. Ubwo nubyanga nawe urahura n'ikindi kibazo. Uravuga impamvu uri kubyanga gufasha abandi bagenzi bawe kandi cyakuzanye ari uguhinduka. Urumva no uvuga ngo niba utari kwiga igisha, niba utari kwigisha jya ku ikipe. Ugira ikintu ukora bizatuma nonajya no hanze uzamenyera ikintu cyo gukora ugakora kandi bigakunda. Urumva nyine gusa nakotengera ngo mubone nyinshi nimbi. Iziza kuri social media inyinshi nimbi. Nabaharenganiye gusa nibo mubona. Aribyo ubona biri gutuma ajya mu rukiko. Zo babuze nk'abagize nk'abantu nk'abangaye bahaguruka bakavuga ati ABCD byagenze gutya. Nase sinahabaye. Si yahansanze. Iyo yaranahansize na zirasaga zose ze zo gufungwa mu transferi ahura na bira bya bamani byose nari mari. Rya muzungu bibye byose nari mari yaranahansize. Genzo nabagenje gute afunze. Urumva rero aho mubona mwebwe nka kuri social media aho mubona naho byagenze nabi. Kuko byagenze neza ntabwo yabona umwanya w'ibi ngibi. N'ubwo ubona bwo urabizi ko nkuye mu kazi nuko nkuhaye akaye. Ntabwo yabona umwanya wo kuza kuvuga ibi ngibi, afite ibindi bintu arimo abari kwiruka mu bintu byamubeshaho byamuteza imbere. Ni mpamvu mutababona uwo byagendeye neza. Nta mwanya yabona. Kwese no kumubona umuprofisi. Ariko gusa nta byera ngo de nta bibabura bibi, nta bibi buri byiza. Rega binari magirirana. Ariko wiza ufata ibintu byose wegekeho ngo ni inyamaswa niki yaranyishe dore ndi ikimuga. Nese abantu naho byaturutse. Ariko urumva no sase natangira hano byahereye. Nk'umuntu wakurikirana ikiganiro cyose yumvira yasobanukiwe. Kandi wenda utasobanukiwe azakomeza baze kuko nabwo nawe nyine n'undi abenshi baracyataha. Ariko giko nuko kuri ntanze nk'umuntu wari uriyo nk'uhabaye. Nta muntu ndi kurengera nta n'undi kuvugira. Ariko kubijyanye n'ibyo pe nuko ibyiza cyane. Nezera ko rero mwabyumvise kandi wenda hari uburyo mubashije gusobanukirwa bitandukanye cyane by'umwihariko n'ibyo abenshi babonaga, abenshi bumvaga ibiki. Ariko byo tuzagenda turushaho kuganira kandi tubwire ko ibiganiro byacu tuzaruka tubwire ngo turabakunda. Subscribe hanga ku Manuro TV ibikenewe cyane kandi ikiganiro niba ukibonye ugisangiza abandi kugira ngo byose bigende neza cyane. Ariko dushimire ubutumwa rwacu uyu munsi wemeye kuduha umwanya tukaganira. Benshi bazaguhamagara bagibye bakubaza. Ako simbizi niba ari ngombwa n'ubyemera ko nimero tuzashyiraho ubwo nimero aza kuyaho hejuru. Ubundi ibintu byose bizagenda neza cyane kandi tubwire ngo turabakunda muri Imana nakomeze kubana. Okay. Sawa murakoze.